Yes, turabasuje cyane, turabasuje rwose, tubahaye ikaze n'ubundi muri aya makuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa gatatu, turi tariki rero ebyiri z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Aya masaha rero nkuko mibona ntago nje mu kiganiro ndi jyenyine, ku rundi ruhande kandi ntago turi no muri studio, ahubwo tukaba turi kuri tere, aho mu masaha make ari n'imbere yewe muri buze kubona surprise bitewe n'ibyo turi kugenda tubategurira hano kuri tere. Mwabibonye rero kuri mikoro ya mbere ni umuhungu wanyu Fighter, kuri mikoro ya kabiri ni Vincent musanzwe mumenyereye ubundi tunakorera rwose muhamagara kuri tere, ubwo already murahita mwumva ko twageze kuri tere. Umuyoboro rero ni Eugene Official, ariko ku rundi ruhande Ibigwi TV nayo ikaba yahashinze amatako cyangwa se yahateye amatako. Vincent, first of all reka manze nkwifurize igicamunsi cyiza. Urakoze Eugene, ndagushimiye kuba unyifuje igicamunsi cyiza kandi nawe ugira igicamunsi cyiza. Yes, urakoze cyane rero Vincent, urabizi ko nje ibintu byanjye tuba dukubita tubangura bitewe nuko amakuru aba ari menshi cyane kandi tugomba kuyatanga mu gihe gito cyane kugira ngo abantu bose nibura n'ufite mega nkeya rwose zishyire nibura yamaze kumva amakuru. Ndagira ngo nibura tubanze tubabwire ko tugiye kugaruka kuri update, tugiye guhera kuri update mbere ko tujya mu bijyanye n'ubusesenguzi. Turaza kugaruka rero hano muri Nyiragongo ku munsi w'ejo, FDLR bagize gutya bongera gukora agatendo, bongeye gukora agatendo hano muri Nyiragongo cyangwa se no muri iki kiba cya Nyiragongo. Iyi ni inkuru ngiye kuza rwose tukagenda tuyibavira imuzini muzingo. Turaza gusimbukira rero ku nkuru idasanzwe ku munsi w'ejo, nibwo wavugaga uti nyaboneka uwitwa Dr. Dash yavuze ko hari rwose ngo uwagambaniraga M23 ndetse ngo vuba hango bambwiraga ko ngo batangiye kugenda babafata. So kwikubitira muri amasaha abantu mudukurikiye menye ko ngiye kubabwira umuntu wamaze gufatwa ndetse w'igikomerezwa ukomeye, umwe mu bagambaniraga M23. Yes, w'indashyikirwa mvuze ngo n'uw'igikorokoro cyangwa se n'uw'igikonyozi, aba ari umuntu uremereye cyane. Mutagira ngo ni babasirikare ba koporo cyangwa se bamwe bastoruda. So nuvuga ngo n'umuntu ukomeye cyane. Ubu tunavugana already ari muri maboso cyangwa se arafunzwe, arimo kugenda akurikiranwa no kugenda bamenya n'abandi bagiye batandukanye n'ubundi bafatanyaga kugambanira M23 hano muri Sud Kivu. Mukumva ibitero ngizo ambush ng'iby'ibitero bya hato na hato, byose nibyo tugiye kugenda tubagezaho. Turaza kugaruka n'ubundi kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Vincent, uyu munsi nabwo rwose kuva mu masaha mu gitondo muri axes zigiye zitandukanye, urugamba habaga imirwano, haba hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Imirwano ni imirwano, ibi byose turaza kugenda tubigarukaho. Itariki M23 ndetse n'igisirikare n'ubutegetsi bw'ikishasa cyangwa se na leta bagomba kwicara ku meza bakaganira i Katari. Iyi tariki already yamaze kujya hanze, bazaganirira hehe, bizagenda bite, ni kuyihe tariki? Ibi byose biri mu bigize amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Ubundi Vincent rero, abantu bakuzi kuba amakuru yo muri aka karere by'umwihariko kandi twita ngo ni politique ndetse na diplomasi. Iyo ayo makuru nyagezemo nibyo muri make nibyo bintu byawe, nibyo byawe. Ubundi burya ngo ibintu bigira ba nyirabyo, nawe bageze muri ara makuru mu karere njamo n'uyitambikamo rwose nkabona uri guca impaka kuko ndayacucanura nkongera nkazana ubwino. Ikuru ryose riri muri aka karere ntabwo narisi ubu uri guca impaka. So ubwo rero aho naho turaza guca impaka, tuze no kongera kubabwira ko na hano n'ubundi muri Warikare ejo wenda kwegera hano muri Masisi centre cyangwa se Masisi zone, ku munsi w'ejo habaye imirwano ku masaha y'umugoroba, aho rero mu by'ukuri inyeshamba n'ubundi zashakaga kuza kuba zafata n'ubundi uyu mujyi wa Masisi, zigafunga n'umuhanda ujya za Warikare M23 igasa naho iheze hagati. Murumva ko amakuru ni menshi cyane. Murasabwa ikirero sasa, mwe murasabwa gukanda kuri subscribe ndetse mugakanda no kunzogera, mwe mudukurikiye kugira ngo mukomeze kubana natwe muri uru rugendo turimo rwo kuri tere, aho tugiye kuzenguruka ibice byinshi bigiye bitandukanye muri buze kugenda mutungurwa. Ubwo rero kugira ngo utazacikanwa n'uru rugendo mpaka tugeze Uvira, dore ko na Uvira nayo rwose nabaraye mbabwiye tubabwira ukuntu Uvira yamaze kuba ijya noneho kuri aho bita muri target igiye kuvamo. Ubwo nyine byose tuzaba turi kumwe no muri ya masasu twita ngo ni imirepuko. Vincent rero ubwo wumve uguwe neza, namwe mwese mudukurikiye mwumve muguwe neza kuri Eugene Official ndetse n'Ibigwi TV. Ubundi no amakuru yacu reka duhite twatangira mu buryo burambuye.
nibyo Eugene nk'uko bivuga amakuru ni menshi ariko icyiza twahera ku byerekeranye n'urugamba muri za Warikare frontline kuko nibyo abantu batuziho cyane ku Bigwi TV kuri Eugene official bazi yuko aya makuru nta handi wayashakira twe duhera rwose niyo mpamvu duti ni update zirakenewe duhere muri Warikare kugira ngo tumenye neza ibiri kubera Warikare n'abakunzi ba M23 bamenye bimeze bite abakunzi b'ubutegetsi bwa Kinshasa bamenye icyo bakwiye gukora kugira ngo bataza gukomeza batuza kandi hari icyo bakwiye kuba bakora batakoze. Yes, hanyuma rero muri Warikare wenda gato cyane mbere uko tuje ndabizo bituzamuka burashaka guhita winjira kuri frontline ku mirongo y'urugamba ariko ahantu bita ku munsi ejo ngo hari bitero n'ubundi bya Wazalendo cyangwa se bya ya mitwe yitwaje intwaro byagabwe ibitero ngo bikaba byaragabwe biturutse ahantu bita ngo ni Gasheberi aha rero ni hafi rwose na centre ya Warikare urimo urerekeza n'umuhanda donc uzamuka werekera muri Warikare ariko uve hano muri Masisi zone werekeza muri Warikare hari agaciro bita Gasheberi ku munsi w'ejo hakaba hari Wazalendo cyangwa se ya mitwe yitwaje intwaro yaturutse mu misozi iri hejuru y'uwo muhanda noneho bagaba ibitero kuri M23 ibi bitero Vincent ni bitero byari bigamije ngo kuba bakwinjira n'ubundi hano muri centre ya Warikare ariko by'umwihariko ngo bashaka guhita bakatinga uyu muhanda igice kimwe cya M23 kiriyo muri Warikare centre kigasa n'ikiborokewe iyo none n'abari hano muri Masisi nabo bakaguma aho ngaho ubwo urumva imisoro n'iki byose byari kuba ari ibibazo. Iyi nkuru kuko yivuga nibyo guherejo kugera mu gitondo cy'uyu munsi Wazalendo iyobowe n'uwo bita Karumende bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka centre wa Warikare ariko uzamuka ruguru muri Gasheberi ibirometero 6 bagira ngo bafunge iyo mihanda ariko bahereye kuri axe Belge ari axe yitwa Belge yari hafi M23 yari hafite defense ikomeye niyo Wazalendo yashaka rero kugira ngo ihanyure bashe kuyipusi yegeze inyuma bafate ifunga irirabarabara rigera muri centre ya Warikare rijya no mu bindi bice bya Warikare kugira ngo M23 kwa kontrola bise nibiyinaniye nitakasa ino axe ya ibita Belge noneho bo bagaruka inyuma bashaka buryo kibazo bongera bagaruke mu bice bya Masisi n'ukwikuramo M23 bayifungira inzira zose n'abahita barabura aho banyura banakomeje bageraho bita Kampala kugira ngo barebe yuko M23 yari rimwe kino gice cya Kampala nayo bayikubita yegera inyuma ariko M23 kuko Wazalendo izuko irwana ari udutero duto dutegenda ikora iragaruka nayo ibahera uruhande rwa Gasheberi ikubita ijyana igarura centre kugira ngo urebe yuko baza muri centre noneho ya defense iri muri centre isigare ibafashe noneho bamwe bafate miri abanze kwirometa urumva icyababaho ayo urumva rero mu byukuri aho hantu byari bindi byari bicika urumva urugamba aho ngaho rwa rugamba ndagira ngo gato cyane mbere yo kwenda tugaruka no ku yindi mirongo y'urugamba cyangwa se handi hari imirwano gato cyane ku munsi w'ejo ubwo hari tariki ya mbere z'ukwezi n'ubundi kwa kane twababwiraga ngo muri Nyiragongo hari igitendo cyangwa se haragashya kahabaye abantu benshi tuzi neza ko hano muri iki kiba cya Nyiragongo izi mitwe zitwaje intwaro zaba FDL zabarizwaga hano muri Nyiragongo ndetse naye hose abantu benshi tuzi neza ko bashize ubundi twibwiraga ko bashizemo hariya ariko makuru n'ubundi agakomeza kugenda ashimangira ko izi FDL zo ziracyari nyinshi ara muri kira kirunga cya Nyiragongo aho mu minsi yashize M23 terutse gukora na operation murabyibuka ko yabaye operation y'umunsi wose ariko ntabwo bigeze bashiramo amakuru yangezeho mu masaha make ashize nuko ku munsi w'ejo ngo ku mugoroba wo ku munsi w'ejo izi FDL n'ubundi zakumanukiye ngo ziciye ziradoginga zizenguruka amapozisiyo ya M23 hano muri Nyiragongo Vincent zimaze kuyazenguruka ngo zahise zijya donc ngo ahantu hari inkuru abizi ko hano mu kibaya cyane hano muri iki kibaya uza mu karere ka Rubavu hari ukuntu kira kibaya cyanzarwe hano urakoze cyane hari ukuntu abaturage hari abasige baragiramo inka nubundi basanzwe baharagira noneho mbere nibwo bataragiragamo kuri kiragiye cya FARDC kuko barazibaga bakabigira gute ariko M23 yigereyemo hariya za Kanyamahoro kabirimo hariya za Kirimanyoke kabihari n'ibice byose kabihari abo baturage barimo barajya kwiragiramo inka zabo nta kibazo ejo rero ngo FDL ngo baje bakusanyitse ngari benshi cyane baturutse hara muri la pariki ya Nyiragongo nyine numo bihisha ubundi urabizi yuko ira operation yo kubakuramo
M23 ejo bundi yarayikoze ariko ntiyabasha kubakuramo bose kubera ko bafitemo imyobo bafitemo indake babamo byo kubakuramo bigoye ariko irabakubita bagata binjiramo ntabwo urumva rero M23 yahita yinjiramo hariya irabareka igacungana n'uvamo niyo mpamvu rero ubona bakomeza kuza bafashijwe n'abawazarendo bakihishe mu mazu hariya bakabarangira ati hari ahantu ibunaka mwabona icyo mutwara iyo babonye inzara ibishe ubwo buryo kibahita bazamo kwiba amahene kwiba ingurube kwiba inka ibintu by'abaturage hari bakaza kubyiba ariko mu gihe icyo ari cyo cyose bakirimo hariya M23 ndabizi nayo yuko itazabihanganira izakomeza kubashakisha wari ukiri kuvuga ukuntu batwaye inka so rero bakimara kubona ko M23 itari ku patrouille zayo zimaze gucaho ngo bahise bihutira mu by'ukuri muri izo nka baragenda uko ngo ari zose uko zakabaye ubwo busho bwose barashorera bashoreye ngo inka zigera hafi ku 100 izi nka rero ngo bazinyujije ahantu bita muri za Nyiragongo izindi bazinyuza ahantu bita izindi donc bazinyujije muri Nyiragongo ahantu bita ku mabere y'inkumi bazinyuza no kuri za Nyamishwe muri tura dusozi hanyuma bazijyana he bazijyana muri iyo misozi urumva ko ibintu hari ntago byari byoroshye uko bigenda kose nuko inzego z'umutekano za M23 zikwiye kuba maso amanywa nijoro cyane cyane yuko harimo n'abazigambanira bajya babwira ati muragiye ati baragiye niyo mpamvu bakwiye kuba baba maso ntibavuge ngo barakora patrouille nijoro ahubwo mwakara agace kubera ko bikomeye M23 na wazarendo bakomeza kuba bacungacungana nabo bagakora amanywa nijoro patrouille bagahera mu gitondo amasaha 28 nta kuvuga ngo baraza gukora agahe gatoya ngo baza gutaha cyangwa bavuge ngo barakora nijoro niba ramuka bakoze gutyo gusa ibintu bizakomeza kuba bibi abaturage bibwa ibyabo abaturage bibwa amatungo kandi babe banakicwa reka kubera yuko wazarendo ifatanyije na FDLR ntago bazanywe n'ikintu kimwe bazanywe n'ibintu byinshi baza baje kwiba baza baje kwica kandi baza baje no kurebaho M23 ifite ibirindiro kugira ngo bamenye aho bayihera bahungabanya umutekano wa kara gace yamaze gufata umujyi wa Goma za Rucuru ndetse n'ahandi so ubwo rero urumva ko nkuko amakuru ariko tugeraho nyine inka zirenga 100 bazitwaye kuva mu gitondo ro muri Rukera M23 ikomeje gukora operation zo guhiga cyangwa se zo gushakisha izi nka wenda ngo bareko hari nizo basanga aba bagabo batarabaga cyangwa se bataranyururuza ariko urumva ko ibiri kubera hariya ntabwo bisanzwe mw'abantu mwe ibintu ntabwo byoroshye hariya andi makuru ubwo turimo turihuta Vincent turimo turakubita tubangura twerekeza muri Side Kivu mbere uko tugana reka ahubwo dukurikiza Side Kivu mbere uko tujya kumugambanya twabanje hano mu mujyi Igoma hano Igoma neza naho birashoboka tukamanukira Side Kivu rimwe tuva Igoma dukomeza tujya Side Kivu utubwire ya nkuru wavugaga nyine uraza kudubwira muri rusange kusobanura yose Igoma urabizi yuko M23 yagiranye amasezerano na Sadeke kubyerekeranye n'ukuntu ingabo za Sadeke zizava hari zigataha bakabaha igihano cyo kubaka ikibuga cyo gufatanya gusana ikibuga no gukuramo ibisasu rega bateze kuko niba naza aho biri kuko babiteze niba baturikana bibatware rwose baturikane ndabireba none rero nyuma yuko ibyo byose bibaye ejo twari twavuze yuko Kayikwamba yavuze ko ngo ingabo za Samidiar zitazavamo hano mu gihe ngo M23 itari yarekura umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu ntibabyumvise ariko M23 mu ijambo bakunda kuvuga bavuga yuko nta kintu na gito kizabakura mu iyi migi uyu munsi nabonye hari n'undi mu wazarendo wavuze ngo yihanangirije M23 yuko ngo batazakoresha kiriya kibuga kuko cyahagaritswe ngo n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo babangamira ayo masezerano ari hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Samidiar ariko nakubwira ko nta muntu umwe wakitambika M23 ntawe kubabwira ngo ntabwo bizakorwa M23 yabikoze oya niba banze mbese banayitambike no mu nkengero zayo banabanza babigaragaze bavuga bataka gace twakamboye M23 n'ikimenyetso kigaragaza ko nibindi turabikora nibindi bavuga batambitse kivuga ntabwo gikora niba bigerageza aho ngaho rero urumva n'abantu babikanyiza bakavata turabishobora ariko ngewe icyo mbona M23 nabonye hariya AFC ingabo zabo nta kintu na kimwe cyabuze kuba kiriya kibuga cyakoreshwa nk'uko basezeranye na Sadek
Yes Vincent, ubwo tugiye gukubita tubangura duhita twerekeza no mu yandi makuru, ubwo tayari biri official tumanutse hano muri Sud Kivu. Niho twimanukiye rwose, niho tugiye gutera agatebe twinjire mu makuru aremereye cyane. Tujye frontline cyangwa duhere kubagambanye. Era kubagambanye nibyo byiza kugira ngo abantu bamenye n'abagambanya bari bo, bamenye se baragambana bate, ubundi batangiye kugambana ryari, ese ubundi ubugambanyi bakoze nubuhe bwerekeranye n'iki, bafatwe bate, ese amaherezo yabo arabaya, kugira abantu bamenye nyirizina. Inkuru twayivuze ejo, ariko abantu bakajya bavanga ibintu muri kuvuga ntabwo ari byo. Turavuga ati turaza, ni wowe wabivuze ejo nakumva ati iyi nkuru ngendaza kuyibagezaho mbabwire umugambanyi ninde, ari hehe, yafashwe ryari, yakoze iki, agambanira bande, abikorera he, abikorera nabandi. Ejo bavuze yuko tuzanira amakuru yose yerekeranye n'uburyo bari kubikoramo babagambanyi, uburyo M23 iri kubatrakinga, uburyo iri kubafata, uburyo iri kubahana, uburyo no kubamenyesha ko bakwiye kubivamo, utabivuyemo ko bizamubera ibindi. Numva rero wayihera kuri ya message ya Dr Dashi, uburyo yavugaga n'uburyo arasezera. Iyo message ya Dr Dashi niwo yifite, kuko nge ntago namuzi, ntago ndamufollowinga, ntago niho nahera nicyo kintu kugira ngo nyirizina umenye Dr Dashi yavuze iki, kugira ngo bigutere amatsiko yo kugira ngo ninjiremo neza ndani, uvuge ngo uyu mugambanyi ngiye kumushakisha, menye uwari we ninde. Wari wabivuze rwose narukumva rwose, nge mba nazi rwose, ubundi umurimo nitumye mba ngomba kutumika. Icyo rero kanyibutse abantu kugira ngo bakimenye uko byari byagenze. Ejo Dr Dashi ku rukuta rwa X yaranditse ngo maze iminsi ngo ica iruhande inkuru imwe mba nabuze uko nyivuga, kuko ngo ababishinzwe ntibarabivuga ku mugaragaro, ngo hari inkuru utabika igihe kinini ngo bikunde, biri burangire babivuze. Uyu munsi wa gatatu iyi nkuru nyinyura hejuru, ari nako abasomyi banje ibyo nandika babisoma bakagira ngo ibyo mvuga sibyo, ariko iyi nkuru uko bigenda kose ngomba kuyivuga. Niko yavuze. Ntabwo ari wayivuze rero, hari yaratangaza, urumva ntabwo yayivuze nyine, niba wowe ugiye kuyivuga gusa. Ariko icyo mushime nuko aba yaduhaye umurongo, aba yaduhaye akarungo, aba yatumye duhiga, nawe urumva ntabwo yoroshe. Ni icyaha kibi cyane, wa mugabo ntangiye kumutinya. Umva ngo kugambana ni icyaha kibi cyane, ngo ntuzigere na rimwe ushyira indi imbere. Hanyuma ku buhanga bw'ibyuma, uyu mutarama andebere, hari nimero mwoherereje ngo ku buzima bw'abantu, nibyo niko yavugaga. Aravuga ngo mu Rwanda na Uganda umugambanyi ahanwa by'intangarugero, ngo nizere ko muri AFC 23 umuntu wese wagambana bamuhana by'intangarugero. Ngo inyeshyamba ubundi rero urimo urabibona, ngo inyeshyamba ubundi iyo zigufashe ngo by'umwihariko mu guhana, kuko inkiko ziba zitaratangira gukora neza, ngo haduye akwiye gukubitwa accordingly. Ndumva ngo akwiye kumuhonda. Wakomeza bakatubwira uyu mugambanyi yamenyekanye ninde. Dashi yakomeje kumugira ubwiru. Breaking news rero, amwe mu makuru mbafitiye kuri uyu mugabo nuko twaje kumenya ko umugambanyi numwe mu bantu n'ubundi bafite rwose titre cyangwa se bafite izina rikomeye cyane, kuko kubona umuntu n'umuntu rwose winjiye muri M23 cyangwa se muri AFC igihe gito, kuko nukuvuga ngo ni guverineri, ubundi yari guverineri, ni guverineri umwe wa Sud Kivu, bamaze gushyira kuri Sud Kivu kubwa Kisekedi. Reka da hunza akajya za Ovire, kareka ninde nushizwe hejo bundi nuwo M23 AFC bimitse, niwe wagize ute, niwe wagizwe guverineri, bamugize guverineri. Amakuru mfite kuri uyu mugabo nuko uyu mugabo mu minsi ishize n'ubundi ngo bagera hano muri Sud Kivu, yarasanzwe afunzwe, yarasanzwe ari imbohe, afungiye hara muri gereza hano muri Sud Kivu. Noneho 23 yari yamubohoye, noneho baramubohora. Ubwo bigendanye n'ibindi bigano ntamenya ngo baganiye n'iki byose. Noneho bagera nyuma baravuga bati nk'umuntu wababaye, nk'umuntu wagize ute, reka twongere tuguhe umurimo cyangwa se dukorane. Ariko yakaba yarabanje kujya he kuri refresher no guhabwa amabwiriza kugira ngo abanze asubire ku murongo, amukuremo ibinyamusozi, amukuremo bimwe bya Kisekedi, amukuremo byandi byo Wazarendo, bya bindi byo muri FARDC no muri polisi ya Kongo, byose banze bimushiremo.
amahirwe yarayacakiriye hejuru urumva aratomboye ntabwo ni kwa kundi ubona ibintu bikugwiririye utarwaniriye utagize ute buriya nibyo abantu bakubwira ngo ibintu by'ubusa buriya ibintu by'ubusa ntabwo umenya no kubimanaginga ntabwo yari yarakoze cyane ntaki ariko yaragiriwe amahirwe kugirwa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ni ibintu utapfa guha umuntu uwo ari we wese nk'uko rero amakuru abivuga uyu mugabo ngo niwe wagendaga rwose atanga amakuru akayaha zino ngabo n'ubundi zo ku butegetsi bwa Kisekedi muri za FARDC wavuze guverineri uyu nguyu haryo washyizweho ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 niwe uvuga nikatumenyesha abantu arindi nibyo byinjiremo neza sasa itangazo AFM 23 yari yasoye iri tangazo ryagaragaza abaguverineri bashyizweho n'abaguverineri bungirije barisoye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025 iri tangazo ryari ryemejwe na Bertrand Bisimwa akaba ari coordinateur wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibibazo bya politike n'ububanyi n'amahanga ndetse ryemezwa na Corneille Nanga Eberua akaba umuhuza bikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo iri tangazo rero ryavugaga yuko hashyizweho guverineri witwa Monsieur Birato Rwihimba Emmanuel Nibirato n'uyu wagambanye Nibirato yagambanye ati ni kuvuga ngo yamenyaga amakuru abwira Wazalendo nuwe ngo yamenyaga amakuru ukuntu M23 muri Sud Kivu hano mu mujyi wa Bukavu badiployinze n'iki byose nabona n'imigambi yabo yose akazajya ahamagara iyo ngiyo akayatanga amakuru kuko nabonye Wazalendo amugani koko kuri Kan TV i Bukavu hari igihe cyageze hakajya haba ibitero amanywa nijoro biriya bitero nawe burayabaga ngo abifitemo uruhare kuko hari n'abandi basirikare bato barimo yagendaga ahereza ayo makuru no bakayahereza abande bakayahereza nyine izo Wazalendo n'izo ngabo ziri kurwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa icyo bisobanuye ni iki rero nuko uyu mugabo ubwo urumva ko ejo bahise bamuta mu mvuto bahise bamufunga bamutaye imvuto urumva bamutaye muri gereza arimo gukurikiranwa banakora iperereza kugira ngo bamenye abo bafatanyije cyangwa se basanzwe n'ubundi babana bakorana muri ubugambanyi twavuga ko Rudashi yavugaga n'uyu nguyu ariko urumva harimo n'abandi n'ubundi ntabwo yakoraga wenyine haracyarimo n'abandi ariko wamwe cyangwa se yankubiri yo kubahiga yo kubashakisha urumva niyo irimo iragira ite niyo irimo gukorwa nk'uko ngayo bazaga rero ibitero mbana buri munsi abona Wazalendo iyo mu bita ngo Mike uwo nguwo yari umwe mu bayobozi b'intara yari ministre provincial Sud Kivu rero ikintu yakoraga uwo nguwo yakundaga kugaragaza yuko ashyigikiye Wazalendo anayibwira yuko ikwiye gukora ibishoboka byose ngo bakisubiza no mujyi wa Bukavu uwo ari we ubundi yahoze ari mu ntuza yahoze aba mu ishyaka bita UNC Union Nationale Congolais aza kurivamo mu 2020 mu kwezi kwa 9 uri kubyumva mu kwezi kwa 8 ajya mu cyo bita PPRD ni cyaka rya Joseph Kabila iyo cyaka rya Joseph Kabila rero arijyamo kugira ngo abashe kuzahura n'ubutegetsi bw'iri shyaka mu gihe baba batsindiye imyanya bazamufasha nayo kubona imyanya kuko mu by'ukuri n'ubusanzwe wabonaga ko yajarajaraga niba yaravuye muri UNC akavamo akajya muri PPRD akavamo noneho akaza yagera muri M23 bamuha amasomo ahawe ntayakurikirane neza ngo yafate akurikiza ibyo bamuhaye akajya kugambana muri Wazalendo ubimva ko byamuhira ni ikibazo nibyo Rodash avuga ko twe rwose gahunda ihari bari kubahiga kandi urumva batangiye kugenda babafata iyi nkuru reka tuyivo duhite twijira ku bigendanye n'ibiganiro cyangwa se n'imishikirano iteganyijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mumaze igihe rero abantu benshi mukurikira ku rezo sosiyo front page y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byose bigenda bigaragaza bivuga ko rwose M23 staff yabo AFC bamwe ngo bamaze kugera i Qatar i Doha aho rero ngo bagiye kuganira na Qatar kugira ngo barebe ko Qatar rwose yabahuza cyangwa se yabunga na leta ya Kinshasa. Vincent ro amwe makuru ari noneho aratrendinga ndetse yamaze kugenda
akwirakwira kuri rezo sosiyo nuko M23 umunsi wo kuba baganiriraho n'ubutegetsi bw'Kinshasa already byamaze kwa bijya hanze. Ngira ngo ni amwe mu makuru nahoze mbona uri muravuti nyamara urabona hari ibi bintu ngo ntabwo bizashoboka, ni nyamara nje birashoboka, ni kweri ruhame proof bimeze bite iby'aya masezerano cyangwa se iby'iyi mishikirano iri guteganywa nkuko bivuga. M23 yabanje gutumirwa nka M23 icyo gihe n'ibyari byatangiwe na Rwanda, byari byatangiwe na perezida wa Angola, ariko M23 yanga yuko bayitumira nka M23 ko bakwiye kuyitumira nka AFC M23. Nyuma ntibabikora, Rwanda ntiyabikora ngo ibatumire, birangira na perezida wa Angola yikuye mw'ibi biganiro avuga ngo ntabwo akibigiyemo, ariko abyikuramo ari akantu k'ishyaragize kubera yuko igihugu cya Katari cyari kibyinjiyemo. Abona igihugu cya Katari kibyinjiyemo, atangira kugira ishyari ngo kuki perezida Paul Kagame ngo yahuye na Tshisekedi ngo kandi twebwe ngo twahaye rendezvous M23 guhura na perezida Tshisekedi hano akajyaho tutabimenye. Ubona bagize akantu kagashyari bikuramo, bamaze kwikuramo doha, ariko nawe ntiyabivamo, yongera itumira AFC M23. Umva uko yanditse AFC M23, ntabwo yabasuzuguye ngo yandike M23 gusa, yabanditse bose kuko ari ihuriro. Uruvuze AFC M23 nazatwirwaneho ziba zirimo n'abandi bose abanyepolitike ku ruhande. Ubwo bivuze ngo AFC ntabwo iri hariya nka M23 bonyine, hariyo nka twirwaneho, bariyo donc nk'imitwe yose yemera AFC. Noneho barabatumira bagidohura bizi yuko itsinda ryabo ryari riyobowe na Bisimwa ndetse na Corneille Nzenze. Ni yes, Imani Nzenze. None bagezeyo byavugaga yuko na guverinoma y'u Rwanda ishobora koherezayo intumwa cyangwa guverinoma ya Kongo, ariko ntabwo twigeze tubona itangazo rya Katari rivuga yuko baba boherejwe, ntabwo twigeze tubona. Ibyo bibazo rero mu buryo bwo gukemuka Katari ubona yarabigize ibyabo, maze kubigira ibyabo baravuga bati rero nubwo bano tutabatumiye, dutumiye AFC M23 tukaba dutumira na Kinshasa, nibo bafitanye ibibazo. U Rwanda ubundi turutumira kubera iki? Nubwo u Rwanda rugirwaho ingaruka n'ibitero bya FARDC, ariko M23 yumvikanye na Kongo, ibi byashoboka bigakemuka. U Rwanda narwo rero rukazavugana na guverinoma ya Kinshasa nyuma. Niyo mpamvu rero mw'iyi minsi nanjye nabonye ikinyamakuru cyo muri Kenya cyitwa The Nation cyandika yuko itariki yo guhura kwa Tshisekedi ndetse na AFC M23 yagenwe toha yayigeni. Bavuga ko bagennye itariki 9 z'ukwezi kwa 4. Wowe wibuka imibare ni kwa kangahe? Ni iminsi none turi kuwa uyu munsi turi tariki 2. Ubwo uhise ureba niba turi ku munsi wo kwa 3 tukaba turi kwa 2. Uyu munsi turi kuwa 3, sibyo? Turi kuwa 3 tukaba turi tariki 2. Nuko ngo tariki 9 n'ubundi zizaba ari kuwa 2 n'ubundi. Zizaba ari ku munsi wo kwa 3 n'ubundi. Zizaba ari ku munsi wo kwa 3, nicyo gihe itariki 9 zizaba zuzuye. Ubwo twitege ko aribwo ibiganiro bigomba kuba. Ese kuri iyi nshuro aha ngaha tugiye kuhaganira Vincent ko ubushize byagombaga kubera i Rwanda M23 AFC batumiwe, bikaza kurangira M23 igeze nyuma bakavuga bati twe tubivuyemo bitewe n'impamvu runaka bagatanga proof. Ese twitege noneho kuri iyi nshuro ko ibi biganiro biraba nta kintu kiri buze kubikoma mu nkokora? Ari ibintu mbona ibiganiro bishobora kuba, ariko ikintu kigoye cyane mbona kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kuba bushyiraho akadomo n'uburyo bw'uko ibiganiro biba AFC ikabyitabira. None AFC M23 twirwaneho byose ubwo biri hamwe bakabyitabira, bamara kubyitabira bagasinyana amasezerano. Bamara gusinyana amasezerano ubutegetsi bwa Kinshasa bicaye muri sare bakabyemera, ariko bwamara kugera Kinshasa bakabihindura, bicaye Kinshasa bakavuga ngo ntabwo tubishyira mu bikorwa. Ubwo ugiye kuvuga kandi ko nibizabyavuye Katari byategewe indege bakagwa ku bibuga n'ibibuga, ariko zikugira uve Katari ugere hano. Reba Katari, kuva Katari ugera none hano muri Afrika, ukagera hano muri Kongo, ukagera hano mu Rwanda, ukagera hehe? Uzi ibibuga by'indege mugiye muruhukayo, mugenda muhagarara, uzi imihanda mu kirema mwanyuzemo ko ingana, wanyuze ukaza ukabihonyora.
oya buretse hari icyo ibintu bita ngo nagasuzuguro karenze ufashe indege bariya bagabo buriya Qatar abangaba ni abantu batagira amasaha yo gupfa ubusa kuvuga rero niba babahaye igihe kingana n'umunsi buriya mu munsi bano bayobozi bo muri Qatar ikintu babakoze niba ari abantu bashobora gukora systeme yo kugwisha imvura bakazajya bagusha imvura igihe izuba ryabaye izuba ry'igikatu n'abantu batekereza cyane uzumva ibintu byinshi biva hariya donc ibintu bizano muri Afrika kuguha rero igihe kingana n'umunsi wose urabona yo vetura amazo n'igihe mwarangiza ibyo bintu mukabihonyora nabo ntekereza ko ibyo bintu ntago byakugwa amahoro mbona ikintu kizabaho igihe M23 izaguma Qatar kandi hari ibintu nabyo yagakwiye kuba yikorera M23 urabizi yuko ari igisirikare ifite igisirikare bita ARC Armée Révolutionnaire Congolaise kira gisirikare cyabo wabonye ko gifite ubushobozi bwo kwifatira n'ibice byinshi bitandukanye n'ibyo bafashe usibye ibiganiro bafite n'ubushobozi bwo kubikora ku mbaraga ibyo basaba igihe cyose rero ubutegetsi bwa Kinshasa butazemera yuko ibyo Qatar babwira bakwiye kubishyira mu bikorwa M23 ikoresha igisirikare cyabo izabibumvisha ku mbaraga ndambona rero kubera yuko Kisekedi ari mu minsi ye ya nyuma aragira ngo akoreshe ubu buryo ibiganiro bajye bagenda baganire ibivuyemo ntabishyire mu bikorwa natabishyira mu bikorwa ategura intambara namara gutegura intambara ashoka abasirikare yuko arongera umushahara nabashoka y'amafaranga ajya agenda akoresha andi yo muri presidence kuko nta bije ihari nta ushinga amategeko nigeze utora bije ntabwo wigeze batora bije ntabwo wigeze bayitora yakira gisirikare kuba barongera umushahara akoresha muri presidence akurema yo yibikira agenda bisunike bigera ku gihe manda irangirira yicukuriye amabuye y'agaciro yiboneye n'ibindi keneye ariko gushyira mu bikorwa bizava mu ibiganiro bikaba ikibazo mbiha 10%. Ubiha 10%. Aya nawe urarengereye ta. Ntabwo ndengereye. Nibura wakagize nka 40% visi. Ndashingira ku bintu bitatu. Icyambere. Habaye ejo bundi agahenge gatangajwe na M23 wari kare. Iravuga ati twebwe agahenge twashyizeho turifuza yuko gashyirwa mu bikorwa. Ubutegetsi bw'Ikinshasa bukoresheje Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga bikoresheje igisirikare cyabo basora amatangazo atandukanye avuga yuko batongera kwataka AFCM 23 babuzana wazarendo bakora n'ikimenyetso gikomeye niyo mpamvu iryo 10% ndivuze bandika AFCM 23 bakira RDF ntibayishiraho mbere bandika ngo M23 bar RDF ntibabyandika bigaragara yuko none batangiye kwemera ko M23 ari abakongomani iryo 10% rero nuko ntangiye kubana ko bemera ko ari abakongomani ni nayo mpamvu mvuga ko ibizava mu biganiro bazabikira mu bikorwa 10%. None icyavugwaga rero muri iryo tangazo niki rya FARDC babuzaga wazarendo kurasa kuri M23 bakabuza FARDC kurasa kuri M23 bakora ikintu gikomeye kindi baravuga ngo les forces d'autodéfense bavuze forces d'autodéfense nizangabo zose abaturage n'abandi bavango bari kwirwanaho ngo nabo ntabwo bazahirahira bataka AFCM 23 ariko bitamaza amasaha 3 basubira iryo tangazo wazarendo yari iri mu kazi bahise bakoresha drone ababirigi bahise babinyamo bakoresha drone bakoresha square 25 bakoresha wazarendo kagahenge barakica none se niba ibyo ngibyo byari byasinywe idoha bikarangira babyisha uravuga ko nubundi ari ikihe gishyashya kizavido none n'abaperezida bari bahuye n'abaperezida bari bahuye hari hawe perezida Felix Tshisekedi hahura na perezida Paul Kagame baravugana ati rero hagiye kubaho agahenge M23 nubwo ititabiye bino biganiro turayisaba ishyiraho agahenge barayisabira byemera iravuga ati twebwe twemeye gushyira mu bikorwa agahenge twatangaje twenyine ubundi kari agahenge ni M23 yari agatangaje ubwayo igashyira mu bikorwa FARDC irakemera kayikwambara kemera n'abandi benshi babategetse ariko birangira bo bakaviyoge kandi byavuye idoha nese ubundi niye assurance wampa niye garanti wampa inyemeza ko ibizaba ku itariki 9 guverinoma cyisha zizabishyira mu bikorwa wibuka icyo perezida Kagame yavuze yaravuze ngo nta muntu numwe ndabona wasezeranye ikintu na Kisekedi ngo kishyire mu bikorwa ngasoka yakiba njewe ikintu ndimo ndareberaho buriya ikintu ingingo imwe yonyine ndimo ndagenderaho nduririraho ni kuri iyi nshuro ibi bitandukanye nibyo twabonaga bibera hano ku mugabane wa Afurika by'umwariko hano i Rwanda ndetse na Nairobi
kuko uzasanga hanini n'ubundi Gisekedi donc aha hantu asa no yamaze kuhagira nk'akarima kiwe kuko bibuka ko Gisekedi no mu nama za EAC bavaga bemeranije ibintu muri kiraje cya EAC yarangiza akagera hari yamaze kubihindura yabaga yabyibagiye bandi noneho nuza kureba ibya Jororenko ni umuntu donc Angora ni umuntu n'ubundi bashize mu bintu bijyanye no kunga ariko nawe akabashaka n'utundi tunyungu runaka abashaka gutsitsaho bivuze iki bivuze ko ashobora kugera kuri Gisekedi bitewe nuko hari inyungu bari kubona nawo muri iyi ntambara kuko urabona hari inyungu agenda babonamo akagerageza kugira ukuntu amubwira ibiki n'iki akamwumvisha uburyo ki ari kubunga ariko uramutwe uri mu uramutwe ari yes uramutwe umubangamiye Gisekedi ntabyumve ayo mpamvu rero minsi ya 23 ngo mu byatumye banga ibiganiro by'i Rwanda mu burango bari banagambaniye ku buryo banagombaga kuba bagira bate ikibazo gifite kuba yakubahiriza ibivuye mu biganiro ndavuga ubutegetsi bwa Kinshasa so ikibazo gifata nibyo ndimo ndavuga rero nibyo ndimo ndavuga ndimo ndagenda mbisesengura mbihereye mu mizi icyo nshatse kuvuga rero niki ibi ntabwo ari ibintu bigiye kubera hano muri Afrika my friend ibi ni byabindi kuko urabizi Gisekedi n'ubundi iyo agiye gusaba inkunga ahantu hose agiye abayirukankaga na hehe mu bihugu by'i Burayi kuba rero habimo ibihugu bya Qatar ntekereza ko ntabwo ibi biganiro akaboko karimo konyine usibye kuba biri kubera muri Qatar swati birashoboka kuba Amerika ibirimo birashoboka kuba ibi bihugu nka wenda nakatushiremo n'Uburusiya we nukugenekereza kubera ko abatumira se ushaka kwerekana ko bigiye kubera muri Aziya bizagira imbaraga kurenza uko ibisubizo byava muri Afrika ya bitandukanye icyo aho itandukaniro Gisekedi ashobora kugira amakikango bitewe naho byabereye donc Kinshasa ishobora kugira kikango bitewe naho ibintu bigiye kubera kubera iki hari imiryango mpuzamahanga cyangwa se nagiye nyibona myinshi ubu nayo navango yiteze kureba bizava hariya ariyo mpamvu ndi kuvuga nti hariya Qatar ntabwo ari Qatar yonyine igiye kwinjira muri iki kibazo ntabwo ari Qatar yonyine izabihara ariko byose ibyo bihugu bizabirimo ariyo mpamvu ndi kuvuga ibi bintu bifite uburemere butandukanye nubwo twabonaga hano i Rwanda cyangwa hano murango uburyo guverinoma ya Kinshasa yabitinya ikafata ubu buremere bishyira mu bikorwa none si ibihano n'ubundi batinya ibi bihugu by'i Burayi bifata ibyo bihano byo ntibabitinya ibihano kuba babitinya ariko kubishyira mu bikorwa ni ikindi urumva ko basinya amasezerano ya 2009 ntibayashyira mu bikorwa basinya 2019 ntibayashyira mu bikorwa batumira yo 23 Kinshasa 2020 mara y'amezi 18 ntibayashyira mu bikorwa ibyo bari bavuganye baraza bageze hano ejo bundi muku kwezi gushize bavugana agahenge ikashyirwa mu bikorwa kugera uyu mwanya ubona ko ibikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu by'ukuri ntago bakeneye kumvikana kugira ngo hakemurwe ibibazo muzi bihari aho ko bari gukora ibintu bagaragaza ko bo ari bo bafite uburemere bw'ibiri kubaho ko rero bakwiye kubikontorora ko rero bakwiye kugena uko igihugu kigenda ko M23 AFC badakwiye gupanga nabo uko igihugu kiyoborwa bakerekana ko bafite ubushobozi ariko bakirengagiza ko M23 ho yafashe yagaragaje ubushobozi bufatika bwo kuharinda haba kurinda umutekano haba mu bikorwa remezo n'ubuyobozi oya birahari birahari mu masuku ubonye ko muri sake na Masisi batanze umuriro batanga n'amazi ariko ntibabibone bavuga ngo abantu dukwiye kuganira ibyo twaganire tubishyire mu bikorwa niba bishyira mu bikorwa ntago ari bafite inani inyungu bonyine ni igihugu cyose n'abaturage kandi n'akarere kazungukiramo yaba u Rwanda ruzunguka Uganda izunguka n'u Burundi buzunguka ariko Kongo ubona yo idafite uwo mugambi kubera ko abayobozi babo icyo bifuza ni ukugira bibonera amabuye babone nyine uburyo basahurira mu nduru bavuga ngo ibyacu birangire tuvemo abandi bazibangane n'ibibazo bihari niyo mpamvu ngiye mbona badashaka kubishyira mu bikorwa ya reka tugiye muri deba y'iki kintu dushobora kwira bugaca kuko nje impamvu nyine navuze bifite uburemere naho bigiye kubera none ntekereza ko biramutse byanze ko hariya bidashobotse hariya nta kindi cyahagarika M23 ntekereza ko hari n'ibihugu Gisekedi adashobora gusabamo imbaraga cyangwa se umusada akawubura kuko
aho yarasigaranye n'ubundi hari imbaraga ni Burayi. Icyo gihe M23 ifite uburenganzira bwo kwa advancinga rwose ibifite go ahead na bya bihano tujya twumva ngo bafatenga abayobozi niki tukumva nta biri gufatwa bakadivancinga mpaka bageze ikishasa. So ibyo rero ni ingaruka zishobora kukuva kukuba ibi biganiro nyine kishasa yagira icya ikabinegirija cyangwa se ikabyanga. So nguko ro Vincent reka tukiri hano muri Side Kivu ubwo urumva twaye dusimbuke gato mu biganiro byari bikeneye kugira ngo abantu babyumve rwose. Tugaruke hano kuri front line ku mirongo y'urugamba. Hano hari kare dogera kata za Side Kivu za Minembwe n'ahandi. Mu makuru mfite na makuru angezeho mu masaha y'umugoroba mu mugoroba washize ubwo hari ku munsi w'ejo tariki ya mbere mu masaha y'umugoroba nakiriye amakuru ko nyuma yuko hari ibitero bimaze iminsi biri guturuka hano muri za Uvira bikazamuka bikaza hano bigashaka kurasa abaturage cyangwa se bakarasa hariya mu bikorwa remezo hano mu mujyi wa Bukavu nahe hose byaje kurangira M23 ngo bafashe icyemezo cyo gutangira gutegura kuba uyu mujyi wa Uvira bawukuramo ndetse ingabo z'abarundi ziri hariya n'ubundi ziri gushirwa no mu nkengero ziri nara ku mupaka w'u Burundi na Kongo za Gatogoto no mu kibaya no ku nkengero muri ngo ni Plaine de Ruzizi ngo ibi byose M23 yavuze ngo tugiye kubishiraho iherezo. Icyo bisobanuye niki ndimo ndakomeza nyimbwira abantu ko buriya anytime twakumva hari urugamba rukomeye cyane kubera ko amakuru mfite na reinforcement zatangiye gukorwa barazikoze FARDC yatangiye kuzikora kuri kote ya M23 barimo barariforcinga wagera no kuri kote yewe kuri kote ya M23 nabo ugasanga barimo kugira ute barimo barariforcinga. Ibiro ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko Vincent urugamba hararushobora kwa rugiye guhinduka. Hari urugamba ntabwo ruzahinduka byoroshye ahubwo ruri mu nzira yo kurangira. Ariko ngo abarundi ngo nibeza ngo abarundi ngo nibeza ngo mu kurwanira ahantu ngo harambuye. Hano ikintu mbonamo ko M23 yamaze gushyiraho ifatika y'ukuntu abarundi bazahunga. Yamaze gushyiraho ifatika y'ukuntu abarundi bazahunga. Urabona ko imisozi ya Minembwe imaze kuyigeramo ifashije twirwaneho. Imisozi ya Fizi iyirimo. Hano za Kamanyuro za Nyangezi hose irahari. Ukomeza uzamuka ku buryo abari mu kibaya cya Rusizi kwikuramo biroroshye. Bazagenda bagumi wabo. Noneho abari rugunu muri za Uvira bazagenda nabo bavamo kubera ko bazaba babona base militaire zose za nane za M23 ziri mu misozi. Kuba bapirona hariya mu kibaya cya Uvira kuko ni nko mu kibaya ni ahantu harambuye gutya ameze nk'iki kiyaga. Kuhapirona biroroshye abarundi rero ikintu bazakora bazikuramo none bamara kwikuramo kuko nta buryo bazaba bafite wo kuraza umuntu uri hejuru yaho. Ahangaho urugamba rwo rurimo rurirangiza kubera ko strategy M23 yashyizeho irafatika. Yes Vincent ngira ngo niba nta zindi update ufite kuko turi mu rugendo n'ubundi turi muri urugendo rwo kuri tele tugenda tureba hirya no hino uko bimeze tunerekera nyine aho kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba hari kubera urugamba. Ndagira ngo twasoreza hanga kugira ngo dukomeze urugendo tujye kureba uko hirya no hino bimeze. Kadusoreze ku nkuru imwe hari inkuru mbonye y'abepiskopi b'abarundi ndetse n'abepiskopi katolika b'abanyarwanda bahuye bakora inama baraganira bavuga yuko u Rwanda n'u Burundi barakwiye kuba habaho ubwumvikane bushingiye kuri diplomasi ndetse bushingiye no mu biganiro. Bakurikije amagambo president w'u Burundi yagiye avuga babona yuko bira bintu bikwiye gushira noneho Burundi bugafungura imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi kuko abepiskopi b'u Rwanda ndetse n'u Burundi bavuze ngo nta murundi ushobora kuba adafite umunyarwanda. Ati kandi nta munyarwanda ushobora kubaho adafite umurundi. Ati bose ni magirirana. Turasaba yuko hakurikizwa inzira za diplomasi n'inzira z'ibiganiro imipaka igafungurwa noneho abantu bakagenda. Uvuze ako kantu uhita unyibutsa nawe utangiye kubona ibintu biri kunugwanurwa ku buryo n'ababandi bibihuha nabonye bari kugaragaza ndayishimiye rwose ngo yemeye ngo baherutse kubyuka ngo basanga umupaka ngo w'u Rwanda n'u Burundi urafunguye. Birashoboka nabyo iki kintu kigeze kibaho birashoboka kubera niba abepiskopi batangiye kubisaba kandi urabizi ko abepiskopi katolika haba mu Rwanda haba mu Burundi bafite uruhare runini muri politike z'ibi bihugu kuko batanga inama ku banyepolitike batanga inama ku banyepolitike b'u Burundi bayitanga mu Rwanda bakabyumvikana bakabikurikiza noneho bakagenda neza imipaka bakakumvikana ku buryo babyuka bagasanga koko imipaka ifunguye babivugana none bamara kuvugana u Burundi sazo kuvuga gusa ngo imipaka twayifunguye bagasohora itangazo nta mafaranga bisaba ngo bisabe
habe bije runaka kandi urabizi yuko intasi z'u Burundi zaje mu Rwanda baraganira Nduhungire yarabigaragaje n'u Rwanda rwarabigaragaje muri rusange ibyo biroroshye kuba babikora ndagushimiye. Yes, nguko rero nuko amakuru yacu yo muri aya masaha yarangana cyangwa se nuko twe twayabateguriye, ariko amasaha nayo bagenda tubana make bitewe nuko rwose tuba tugiye kugenda twimura tele tujya handi hirya rwose aho muri buze kugenda mubona inkuru zidasanzwe. Icyo bisobanuye niki, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu. Niba waruhageze rwose ari ubwa mbere, urasabwa guhita ukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'amakuru ari update ahageze uzajye uyabona mu imbere. Kuba tarabikoze ro mu bikore, kubabikoze mwibuke gukanda like ndetse na share, muna sharing cyane rwose kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari. Vincent, wakoze cyane. Nawe wakoze Eugene, ndagushimiye aka kanya wampaye. Urakoze cyane, ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Aje kugira dufatanye kugira dutanga umutekano mu gace ka Minembwe, kugira dutanga umutekano no mu nkengero za Minembwe ndetse n'ibindi bice tubibohore. Ikintu kinuma gikomeye cyane nabonye berekanyemo n'abantu bavuka mwabira bice babaga muri Amerika. Bavuze ati twebwe Amerika tuyivuyemo, tugarutse iwacu gushaka umutekano. Donc abanyamerika bamwe batangiye kuva mu abanyamerika, impunzi z'abanyamerika zarahungiye muri Amerika zatashye zizimye, nazo zatashye zirabatwe tuje hano kuri Frontline tuje kwihanganira na FARDC yatubujije amahoro imyaka 8. Abangabo muri FDLR ba Maimai ndetse n'abandi batubujije amahoro mu gihe kingana n'imyaka 8. Turaje twihanganire twishakira amahoro duhari, ntabwo dutegereje ko runaka ruzadushakira amahoro. Niba dore dusaba yuko dukora ibiganiro direct na n'ubutegetsi bwakisha saba kabyanga katuze tubiharanire noneho turi no kuri Frontline. Baberekanye rwose ese Matama yaberekanye batabanga muri Amerika, ariko babihebye baza hano baje kudufasha uru rugamba turimo. Aho ni mu gace ka Minembwe. Urabizi yuko Minembwe kiriya gice cyose twirwaneho imaze gufatikanya na AFM 23 bahise bakigarurira cyose. Babanje bigarurira commune Minembwe. Urabizi yuko Sematama makanika pa Sematama ntiyarahari, ariko makanika pa Sematama yisagaruka agarutse ahageze igikorwa cya mbere bakoze bahise bigarurira commune ya Minembwe. Nyuma yaho bigarurira utundi duce dutandukanye. Ubu bamaze gufata ahantu hanini, Minembwe yose iri mu maboko yabo. Ubu ngo baravuga yuko bagiye gukomereza za Ovira, bakomeze bagende za Karemi na za Tanganyika. Ibyo byose ibyo bice byose babihore, none barebe icyo Kisekedi akomeza kuvuga niba temera ko baganira. Nicyo bagamije, nicyo Sematama yavuze ati twebwe turi hano ntabwo twiteguye kuhava intego yacu tutayigezeho. Tuzahava hano tuhabasize dukomeza ahandi. Tuzahava dusize umutekano ubonetse tuhasige mwebwe baturage musigare mukizeho ubuyobozi bwanyu mwikontorora kuko nicyo dukeneye. Ntabwo tuzahava rero bino bidakemutse. Uko bigenda kose icyo twiyemeje niko Sematama yavugaga, nuko umuturage w'umunyamurenge yiyumva nk'umunyekongo kubera ko nicyo gihugu cye. Ibyo yo kwita umututsi, cyo kwita umunyarwanda ntabwo biri, cyo kwita umwarya ngo no umupfurero. Abapfurero n'abandi buriya n'abapfurero hari abapfurero Minembwe, ariko ubona kenshi na kenshi bakunda gutera abanyamurenge. Abapfurero bafatanyije naho bita ababembe. Buriya n'ibintu byatangiye kera, ariko
ubutegetsi bw'Ikinshasa bugenda bubishyiramo imbaraga kugira ngo batorongeze abanyamurenge abafurero n'ababembe bafatanyije. Ku ikubitiro rero Vincent ndagira ngo kugira twinjiremo neza uwitwa Neva aratangiye ati ubwoba buramuriye bitewe n'urwo yishigisha ari kugenda abona ari kumwegereza kugira gusoma ariko yegereza kurusoma aravutangiye aho aravuze ati uramuke kubivuge neza ikibujumbura ariko urusoma arimo aratangira yari kumwegereza reka none se hari riragwa mu gihugu cye hari saso riragwayo ntabyo arumva ewe ntabwo donc inzu ntabwo irafatiriza iye umwotsi ntago umuriro urava hakurya ngo ugere iwe haratangire hafatwa. So rero mu rwego rwo kwitabara ati ndabizi rero itabara n'ubundi niramuka ifashe niramuka ije hano Uvira ni haramuka hafashwe itabara izomoka ati ariko nibigenda gutya ati nanjye harya hane ngo nzanyura mu Kirundo njye gufata Kigali ngazaca mu Kirundo gufata Kigali agera Kigali ngo bizamworohera kurinda kilometero kare 62 ziri hano hakurya zaramunaniye zigoma ngo azomoka afata Kigali hanyuma Vise ahantu ikintu nagira ngo nshaka kugira ngo tubanze tuvugeho wamfasha ukambwira mbwira uyu mugabo ngo igisirikare cyabo iki gisirikare cy'u Burundi FDNB ngo ni beza cyane ngo ahantu harambuye ngo n'abarwanyi beza cyane ngo ahantu harambuye uko rero nabise se nabise kibuno n'amaguru twari twarabise abaterete